Samweli wa mbere igice cya 17. Abafilisiti bashotora Abisiraheli. Abafilisiti bakoranya ingabo zabo kugira ngo bashoze urugamba. Bakoranira hitwa Soko mu Buyuda, bakambika hagati ya Soko na Azeka, ahitwa Ifesidamimu. Sawuli n'ingabo z'Abisiraheli nabo barakorana bakambika mu kibaya cya Era, bashinga ibirindiro kugira ngo bahangane n'Abafilisiti. Abafilisiti bari hakurya y'ikibaya, naho Abisiraheli bari hakuno yacyo. Nuko mu nkambi y'Abafilisiti hasohoka umugabo w'intwari witwaga Goliyati w'i Gati. Yari afite hafi metero 3 z'uburebure. Yari ateze ingofero y'umuringa, yambaye n'ikoti yometseho utwuma tw'umuringa dusobekeranye hose. Yapimaga ibiro 60. Yari yambaye ibyuma bicuzwe mu muringa bikingira amaguru, yambaye n'inkota ku bitugu. Uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti cy'ikumbo, umuhunda waryo wapimaga nk'ibiro 7. Uwatwaraga ingabo ye yamugendaga imbere. Nuko Goliyati arahagarara abwira ingabo z'Abisiraheli aranguriye ati, ni kuki mwashinze ibirindiro by'intambara? Njyewe mpagarariye Abafilisiti, namwe muri inkoreragahato za Sawuli. Nimwitoremo umuntu aze turwane. Nashobora kurwana nanjye akanyica, turaba inkoreragahato zanyu. Ariko nanjye nimurwanya nkamwica, muraba inkoreragahato zacu. Uyu munsi mpenyuye ingabo za Isiraheli, nimumpe umuntu aze turwane. Sawuli n'ingabo z'Abisiraheli zose bumvise ayo magambo, bashya ubwoba bakuka umutima. Dawidi ajya mu nkambi y'ingabo z'Abisiraheli. Muri icyo gihe hari umunyefurata w'i Betelehemu mu Buyuda witwaga Yese. Yari ashaje cyane, afite abahungu 8. Dawidi akaba umwe muri bo. Abahungu be 3 bakuru bari baratabaranye na Sawuli. Uw'imfura yitwaga Eliyabu, uw'ubuheta akitwa Abinadabu, n'uw'uheture akitwa Shama. Dawidi niwe wari umuherezi. Igihe bakuru be batabaranye na Sawuli, Dawidi yajyaga kwa Sawuli, ariko akajya agaruka kwa se i Betelehemu kuragira amatungo. Ubwo ariko uko bukeye n'uko bwije, wa Mufilisiti agashotora Abisiraheli. Hashira iminsi 40. Yese abwira umuhungu we Dawidi ati, fata ibi biro 10 by'ingano zikaranze n'iyi migati 10, maze uzagemurire bakuru bawe ku rugamba. N'aya maforomaji 10 uzayahe umutware w'umutwe w'ingabo barimo. Uzarebe uko bakuru bawe bameze, kandi uzanzanire ikimenyetso cy'uko mwabonanye. Uzabasanga hamwe na Sawuli n'ingabo zose z'Abisiraheli mu kibaya cya Era, aho bahanganye n'Abafilisiti. Bukeye Dawidi arazinduka, amatungo yasigira umushumba, afata zanjyemo aragenda nk'uko se yari yabimutegetse. Agezeyo asanga ingabo zigiye mu birindiro zivuga ibyivugo by'intambara. Ingabo z'Abisiraheli n'iz'Abafilisiti zari zishyamiranye. Dawidi atura imitwaro ye ayisigira uri ku izamu, maze ahita ajya ku birindiro aramutsa bakuru be. Akivugana nabo, Goliyati w'i Gati, wa Mufilisiti w'intwari, ava mu birindiro by'Abafilisiti asubira muri ya magambo, na Dawidi abyiyumvira. Ingabo zose z'Abisiraheli zibonye Goliyati zishya ubwoba zirahunga. Abisiraheli barabwirana bati, nimurebe uriya mugabo uje kudushotora. Umuntu uzamwica, umwami azamugorera ibintu byinshi cyane, amushyingire n'umukobwa we, n'umuryango we uhabwe icyubahiro gikomeye mu Bisiraheli. Nuko Dawidi abaza abo bari kumwe ati, harya ngo uzica uriya Mufilisiti agakiza ikimwara Abisiraheli bazamugirira bate?
ese ubundi uriya mufilisiti utakebwe ni iki kugira ngo ashotore ingabo z'Imana nzima? Bamusubiramo uko umuntu uzica Goliyati azagororerwa. Mukuru we Eliyabu wari wumvise ibyo yavuganye nabo aramurakarira cyane, maze aramubaza ati, waje gukora iki? Ese ubundi ninde wasigiye yanyigirwa matungo ku gasozi? Uriyemera ndabizi, nzi n'amarere yawe, ubu wazanywe no kureba intambara. Dawidi aramusubiza ati, ese hari ikibi nakoze uretse ko nibarije gusa? Nuko arahindukira abaza abandi iby'uzica Goliyati, nabo babimusubiriramo nk'abambere. Abantu bumvise ibibazo Dawidi yabajije bajya kubibwira Sawuli, nawe ahita amuhamagaza. Dawidi ahageze abwira Sawuli ati, ntihagire uterwa ubwoba n'uriya mufilisiti, njyewe umugaragu wawe ndarwana nawe. Sawuli aramubwira ati, uracyari umwana, ntiwashobora guhangana n'uriya mufilisiti wamenyereye intambara kuva mu buto bwe. Dawidi aramusubiza ati, njyewe umugaragu wawe ndagira amatungo ya data. Iyo haje intare cyangwa indi nyamaswa nk'ikirura igafata itungo, nyirukaho nkayikubita nkayambura itungo ryanjye. Iyo impindukiranye nyifata mu ijosi nkayikubita nkayica. Nguko uko njyewe umugaragu wawe nishe intare n'ikirura, kandi niko nzica uriya mufilisiti utakebwe wihaye gushotora ingabo z'Imana nzima. Uhoraho wankijije intare n'ikirura arankiza n'uriya mufilisiti. Sawuli aramubwira ati, nuko Uhoraho abe kumwe nawe. Nuko yambika Dawidi imyambaro y'intambara n'ingofero ye icuzwe mu muringa n'ikoti rye ry'icyuma. Dawidi amaze kwambara atyo, ashyira inkota ya Sawuli ku mukandara we, maze agerageza kugenda kuko ataramenyereye iyo myambaro. Nuko abwira Sawuli ati, sinshobora kugendana ibi bintu byose, ntabwo mbimenyereye. Dawidi abikuramo, maze afata inkoni ye atoranya utubuyenge dutanu mu mugezi adushyira mu gafuka k'uruhago rwe rw'abashumba. Hanyuma afata umuhumetso we agenda asanga wa mufilisiti. Dawidi yica Goliyati. Umufilisiti nawe azamusanga abanjirijwe n'uwamutwazaga ingabo. Umufilisiti abonye Dawidi asanga ari agahungu k'inzobe gafite uburanga, aramusuzugura. Aramubwira ati, niko sha, wasanze ndi imbwa ku buryo waje kundwanya witwaje inkoni? Amaze kumuvumisha imana ze, aramubwira ati, ngaho ngwino nkubagira ibisiga uribwe n'inyamaswa. Dawidi aramusubiza ati, waje kundwanya witwaje inkota n'icumu n'igihosho, naho njyewe nje kukurwanya mu izina ry'Uhoraho Nyiringabo, Imana y'ingabo z'Abisiraheli, arizo washotoye. Uyu munsi Uhoraho arakungabiza nkwice, maze nguce umutwe n'Abafilisiti bari mu nkambi, ndababagira ibisiga, inyamaswa zibarya. Bityo abatuye isi bose bazamenyeraho ko Abisirayeli bafite Imana, n'abantu bose bazamenyera ko Uhoraho adakeneye inkota n'amacumu kugira ngo atsinde. Uhoraho niwe utanga gutsinda urugamba, kandi uyu munsi yabatugabije. Umufilisiti azasanga Dawidi, Dawidi nawe ariruka kugira ngo bahure barwane. Dawidi akura akabuyenge mu ruhago rwe agashyira mu muhumetso, akamutera mu gahanga karinjira. Umufilisiti agwa yubamye. Dawidi atsinda atyo Umufilisiti akoresheje umuhumetso n'akabuyenge, amwica nta nkota. Nuko ariruka ajya aho Umufilisiti yaguye, amukura inkota mu rwubati, amuca umutwe. Abafilisiti babonye intwari yabo ipfuye barahunga. Nuko ingabo z'Abisiraheli n'iz'Abayuda zirahaguruka zihanika ibyivugo, maze zikurikirana Abafilisiti mu kibaya cyose, zibageza ku marembo y'umujyi wa Ekuroni. Intumbi zabo zari zinyanyagiye ku nzira hagati y'Isharayimu na Gati na Ekuroni.
Abisiraheli bamaze kwirukana Abafilisiti bagaruka gusahura inkambi zabo. Dawidi afata igihanga cya Goliyati akijyana i Yerusalemu, naho intwaro yamucuje azishyira mu ihema rye. Dawidi ashyikirizwa Sawuli. Igihe Sawuli yabonaga Dawidi asatira Umufilisiti, yari yabajije Abuneri umugaba w'ingabo ati, niko Abuneri, uriya musore ni uwande? Abuneri yaramushubije ati, nyagasani simbizi, mba nkuroga. Umwami aramubwira ati, noneho ubaririze umenye se. Aho Dawidi agarukiye amaze kwica wa Mufilisiti, Abuneri amushyira Sawuli agifite cya gihanga mu ntoki. Sawuli aramubaza ati, niko sha, uri uwande? Dawidi aramusubiza ati, ndi mwene Yese umugaragu wawe w'i Betelehemu.